Amukanyimana mwese mukomeje gutega amatwi Radio Rwanda aho mutwumvira ku mirongo yacu yose ya FM ahandi hirya no hino ku isi bakadukurikira kuri murandasi. Nisingizwe Alain Jean Baptiste je kubagezaho amakuru ku buryo burambuye ayo muri iki gitondo aragizwe n'izi ngingo z'ingenzi. Turaza kubwira ko ambasade y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangije ibirori byo kwizihiza umunsi umuganura bibimburira ibizakomeza kubera mu miryango itandukanye y'abanyarwanda batuye muri icyo gihugu. Abanyarwanda bakaba basabwa gukomeza kugira uruhare mu iterambere ryarwo. Nabo inararibonye mu mibanire y'imiryango ndetse na rumwe mu rubyiruko barasanga igihe kigeze ngo hashakirwe umuti ikibazo cy'imyitwarire idahwitse ikomeje kwiyongera mu rubyiruko. Ariko se urubyiruko rwo rurabivugaho iki? Ntabwo turimo twitwara neza nk'uko bikwenga aya mahirwe duhabwa na leta yacu tuyabyaza umusaruro nk'uko tubibona, ahubwo urabona ko urubyiruko rwari rwafashe intera ndende ni kujya mu businzi, ibiyobyabwenge. Turaza kubyumva. Turajya hanze y'u Rwanda tubabwire ko ingabo za Nigeria zavuze ko zashoboye gutabara abantu 33 bari bashimuswe n'abagabo bitwaje intwaro ubwo bari mu rugendo mu ntara ya Zamfara ni mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'igihugu cya Nigeria. Naho mu gihugu cy'Ubushinwa abantu barenga miliyoni 1 bimuwe mu byabo mu burasirazuba bw'igihugu harimo n'abatuye mu mujyi wa Shanghai kubera inkubi y'umuyaga ikomeye yiswe Dolphin. Muri aya makuru kandi bagenzi bacu bo mu yandi mashami nka siporo cyangwa se imikino bari kubategurira nabo amakuru. Filimo turi kumwe. Filimo waramutse neza? Naramutse neza cyane Ale. Yego, ni biki bigezweho mu makuru y'imikino? Yego, ndaza kubabwira ko Rayon Sport iherutse kwegukana igikombe cya Sekafa Kagame Cup. Yatangaje ko yasinyishije myugariro ukomoka mu gihugu cya Cote d'Ivoire yitwa Mohamed Ouattara, akaba yarakiniye ama equipe atandukanye arimo na Wydad Casablanca mu gihugu cya Maroc. Iburayi ndababwira ko kuri wa mbere Real Madrid irakomeza imyitozo nk'uko bisanzwe. Ni imyitozo biteganyijwe ko iritabirwa n'abarimo Marc Cucurella, Kylian Mbappé ndetse na Jude Bellingham. Baraba bakoze imyitozo ya mbere kuva imyiteguro y'isezo tugiye kwinjiramo yatangira. Hanyuma ku rundi ruhande mugenzi wawe Salomo Uwishema nawe ari kudutegurira amakuru y'imyidagaduro. Salomo waramutse? Waramutse neza Ale. Ni biki bigezweho mu myidagaduro? Mu myidagaduro turabwira ko uwitwa Enoch Wizeye amaze kwamamara nk'akagarara cyangwa se Ashton Small ku mbuga nkoranyambaga. Uyu yatumiwe nk'umushyitsi w'imena mu nama ya Fly Connect Creator Summit 2026 izabera muri Armenia ni ku mugabane wa Asia. Ariko nanone turababwira ko umuhanzikazi wo muri Jamaica yitwa Shensia uyu yasubise igitaramo cye ku munota wa nyuma. Ni igitaramo yarategerejwemo ku kirwa cya Reunion. Aha, turagushimiye cyane ubwo mukanya uraza kuyarambura. Aya makuru rero mukaba mugiye kwegezwaho nyine nanjye, ariko gahunda turi gukoreraho zikaba ziri kugenzurwa rero na Edouard Mudahinyuka, naho Ineza Alice akaba ari ku buhanga bw'ibyuma. Reka mukanya tuyarambure. Tanga ibitekerezo muri aya makuru ku butumwa bugufi SMS andika Rwanda usiga umwanya wandika ubutumwa ubwohereze kuri 5074. Ikaze nanone. Aya makuru reka tuyahere muri ambasade y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangije ibirori byo kwizihiza umunsi w'umuganura bibimburira ibizakomeza kubera mu miryango itandukanye y'abanyarwanda batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abanyarwanda rero bakaba basabwa gukomeza kugira uruhare mu iterambere ryarwo. Ni igikorwa cyabaye ku munsi w'ejo ku cyumweru cyitabirwa n'abahagarariye abanyarwanda batuye mu bice bya Washington DC, Maryland ndetse na Virginia, inshuti z'u Rwanda n'abakozi ba ambasade y'u Rwanda muri Amerika n'imiryango yabo. Ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mathilde Mukantabana yashimye abanyarwanda baba muri iki gihugu bakomeje kugira uruhare mu iterambere ryarwo, agaragaza ko buri wese akwiriye gukomeza kureba umusanzu yatanga kugira ngo u Rwanda rukomeze gutera imbere. Yashimangiye kandi ko umuganura urenze kwizihiza umusaruro wabonetse, ahubwo ari n'umwanya wo kwishimira kuzirikana umusaruro wo gukorera hamwe, gusangira ibyagezweho no kwiyemeza kongera imbaraga mu by'abanyarwanda bakora. Ambasaderi Mukantabana kandi akaba yibukije ko kuva kera umuganura wasobanuraga gusangira n'abandi ariko bagahuza n'imbaraga kugira ngo igihugu gitere imbere aho kuba banyamwigenda. Yavuze kandi ko abanyarwanda ubu bashima aho bamaze kugera mu iterambere, yibutsa uburyo u Rwanda rwateye imbere nko mu bukungu
aho bwazamutse ku kigero cy'Icyenda n'ibice 4 kw'ijana mu mwaka ushize ndetse no ku kigero c'10% mu gihembwe cya mbere cy'uyu mwaka wa 2026. Mu yandi makuru, urubyiruko 769 ruravuga ko rwiteguye gusoza itorero Indangamirwa icyiciro cya 16 ryaberaga mu kigo cy'amahugurwa ya gisirikare cya Gabiro mu karere ka Gatsibo ni mu burasirazuba bw'u Rwanda, aho bari bamaze ukwezi n'iminsi 10 bakemeza ko ibyo baryigiyemo bigiye kubera impamvu izatuma babindashyikirwa mu mico no mu myifatire. By'umwihariko abaturutse hanze y'u Rwanda bo baranavuga ko ryabaremyemo umutima wo kurushaho gukunda u Rwanda nubwo batarutuyemo kubera ko mu byo bize harimo n'Ikinyarwanda. Reka tubibaze Gatete Eric Rafiki. Aha turi mu kigo cy'imyitozo cya gisirikare Igabiro. Ahangaha rero ari gutorezwa urubyiruko rw'indangamirwa, ni urubyiruko ryo kuri 769 n'urubyiruko hamaze ukwezi n'iminsi 9 bize ibintu byinshi, bize bitandukanye, bize umuco nyarwanda, bize Ikinyarwanda, ariko by'umwihariko bize n'amasomo ajyanye no kurasa cyangwa se kumasha, bize imbunda. Ibyo rero ni ibintu byose by'ingenzi bifasha urubyiruko kuba rwiteguye. Reka twakire bamwe muri bo batubwire ibyo bamaze kumenyera ahangaha muri rusange. Ahangaha tuyegera ibijyanye n'ubumenyi bwa gisirikare, harimo martial art, gukoresha imbunda zitandukanye, tuhakura gukorera hamwe, tukahakura uburyo dushobora kwirwanaho dukoresheje iyo martial art, kandi buno bumenyi dukuye hano ntitubukoreshe mu bintu byakwangiza igihugu. Nk'uko twitwa indangamirwa tugomba kubera urugero abandi, tukigisha abandi discipline nk'uko tubyiga hano, tukiga gukorera hamwe na discipline. Mbere nahigiye ni discipline, kuko umurashi agomba kuba afite discipline, kuko iyo utagize discipline ibyo mukora byose biba zero. Ikindi ni ugukoresha igihe neza, kuko muba mufite igihe mugomba gukoresha. Nimba bavuze ko umuntu mugiye kurasa cyangwa se aduyi muri umurasi bitarenze isaha, muba mugomba gukoresha iyo saha. Binsigiye ikintu kinini cyane mu buzima. Njyewe hanze nari umuntu nyine udakunda gukorera ku gihe cyane, kandi nkumva ko nimba ibintu bihindutse ngomba gukora ibyanjye, kuko nasaga nk'umuntu uri kwiyobora. Ariko njyewe wa hano ndi umuntu ukurikiza amategeko, kandi mu gisirikare ikintu cyose bavuze kiba ari yesa, nta kindi kintu ugomba kongeraho. Igihugu kiri kujya kure cyane, ndabona mu gihe kizaza ari ibintu bizaba bitangaje, kuko buri muntu wese azaba yifuza gutura mu Rwanda. Umutekano turahari cyane. Mu byo biga rero harimo no kurasa, kuko witwara ku rugamba, uko umusirikare agomba kwitwara muri rusange, barabikora mu buryo bwa nyabwo, ubwo buryo bwo guhangana n'umwanzi. Ni igikorwa bari gukora, ukabona ko bitoje ukwezi n'iminsi 10 n'igihe kinini bari mu myitozo ihora ubuzima bwa buri munsi. N'abasirikare ubarebye mu bikorwa ndetse n'uburyo babasha kubishyira mu ngiro. Uyu kwa demonstration bikora muri ku rugamba nyine yo twabize icyuya ko tutatuye gutanga amabwiriza ku basirikare bose nabo bagara hamwe, arabujya bakabwira nyine mu buri cyo cyaba cyaje. Twadise muri gendeye nyine ku bushake n'icyo ushoboye. Hari abari muri parade, hari abari muri mu kubyina imbyino za Kinyarwanda. Rero twegangana twisanze nyine dushoboye. Gisanzemo kuba duhisemo gutuze dukore ino demonstration ya battlecraft. Buriya baduhisemo kubera ibyo twashakaga, kandi twari dufite na speed n'ibikenewe byose kugira ngo umuntu abikore. Niyumva meze neza, kandi bigatuma neza nubaha abasirikare kurushaho, kuko iyo turi kubikora biratuvuna cyane. N'uwo watekereza ko abasirikare ari byo baba bakora, bigatuma umuntu ababona mu yindi point of view, akabubaha kurushaho. Nitwa Joel Elposo Mureke Isoni, ndi umunyarwanda na ni muri Espagne. Initorero ndi kwiga Ikinyarwanda na kubyina, na gukunda kubyina. Muri hehe turi hano muri hehe se myafuramye, abakobwa muri hehe, abahungu muri hehe. Kwa Karema Kimberly muri Suisse. Twize bavuga
nibavuga ntabwo bavuga ntabwo Rwanda nziza gihugu cyacu uje imisozi ibiyaga n'ibirunga by'ikizo n'urukundo igihugu. Uru rubyiruko ruri mu itorero indangamirwa ikindi rukora ni ukugendera hamwe cyangwa se kugenda ku murongo umwe bizwi nka karasisi cyangwa se parade. Ni ibintu bakora bigaragaza gukorera hamwe, guhuza intego, kugira gahunda imwe n'ubuzima bwa buri munsi rero babamo nk'uko n'ubundi nabo babidusobanurira. Mu karasisi tumaze iminsi twiga habamo ibintu byinshi, habamo muri kumwe mugomba kujyana, ntabwo ari wenyine ubikora neza, kuko iyo ubikoze neza abandi batabikoze neza it doesn't mean anything. Byiza ni uko mwese mujyana mukagendera ku gihe, bavuga ngo muhindukire mwese mukajyana, so ugomba kureba mugenzi wawe buri kanya. Ikintu nize ni uko ugomba kugenda hamwe n'abandi tugakorana neza kugira ngo ibintu bise neza, kubyuka kare kugesha ko umunsi utangiye nanjye nabyutse. Icya kabiri ni time management, kumenya ko umwanya wanjye mukoresheje neza, kandi kuko hano hari igihe ukora ibintu byinshi cyane ukibaza nka saa yine ukumva ugeze nka saa 12 za nijoro. Ikintu niza ni uko umunsi ni muremure, ushobora gukoramo ibintu byinshi, harimo discipline, harimo kwihangana, ni byinshi, ariko ibyo mwemo cyane nzapurayinga mu buzima ni uko ngomba gukoresha igihe cyanjye neza. Gatete Eric Rafiki. Ariko n'ubundi turacyavuga ko urubyiruko inararibonye mu mibanire y'imiryango ndetse na rumwe mu rubyiruko barasanga igihe kigeze ngo hashakirwe umuti ikibazo cy'imyitwarire idahwitse ikomeje kwiyongera mu rubyiruko mu rwego rwo kurengera ejo hazaza h'umuryango n'igihugu muri rusange. Byo reka tubibaze Calixte Kaberuka. Nk'abanyarwanda dukwiriye guhagurukira imyitwarire ya bamwe mu rubyiruko ihangayikishije ingeri zitandukanye z'abakuru biganjemo abubatsi ngo basanga batandukira ku ndangagaciro z'umuco nyarwanda, basaba ko hagira igikorwa mu maguru mashya kugira ngo umuryango w'ejo hazaza utajya mu kaga. Iyo urebye muri iki gihe turabona ko indangagaciro z'abanyarwanda akenshi zigenda zisa n'izibagirana, tugatira iby'ahandi, kandi twari dufite umuco muzima, twari dufite umuco abantu bareba bakifuza, atari n'ibyo byo kuvuga gusa ngo turubaha Imana uyubaha, ariko uyubaha ufite nuko wakuze, ufite n'umuco, ufite na kirazira, ufite n'icyo utinya, ufite n'icyo wubaha. Dufite umuco mwiza dukwiriye gusigasira, dufite indangagaciro zarangaga umunyarwanda n'umunyarwandakazi, biri kugenda abantu babitesha agaciro. Iyo tuvuze umwana yiyandaritse, umukobwa wiyandaritse, tuba turiho tugenda duta indangagaciro z'umunyarwanda kandi n'umunyarwandakazi, kuko ubundi abanyarwandakazi bari abakobwa bareberwaho, abakobwa biyubashye, abakobwa wasabamo nyine abageni, n'ubu baracyarimo. Aba bana rero tukwiriye kubarera nk'abazabaho ejo, nk'abagomba kugira ubuzima ku bwabo, ku bw'umuryango no ku bw'igihugu. Urebye uburyo bari kwitwara ab'iki gihe, hari ibintu byinshi nyine bibica. Gusa kuva guverinoma yashyira imbaraga mu guca inzoga zitujuje ubuziranenge, bamwe mu rubyiruko bizeza ko hari impinduka bizazana, dore ko zafatwaga nka nyirabayazana mu kwiyandarika kwa bamwe muri bo. By'umwihariko twebwe nk'urubyiruko dutera ipfunwe abayobozi bacu ndetse n'ababyeyi bacu muri rusange. Niba urubyiruko ari twe Rwanda rw'ejo, ntabwo turimo twitwara neza nk'uko bikwiye ngo aya mahirwe duhabwa na leta yacu tuyabyaza umusaruro nk'uko tubibona, ahubwo urabona ko urubyiruko rwari rwafashe intera ndende, niko nabivuga, rwafashe intera ndende yo kujya mu businzi, ibiyobyabwenge. Rero ni umwanya ngo leta yacu yaranadufashije ibyuma irabica, ni umwanya wo kwitekerezaho, kandi ntekereza ko abarimo bavuga ngo ibyuma byatangaga imisoro byagira gute abantu bine bari kubivuga kwinshi, ariko mu gihe gitoya turaza kubona impinduka kandi nziza. U Rwanda ni urwacu, u Rwanda rw'ejo nitwe baba bavuga. Ku rundi ruhande kandi urubyiruko rusaba bagenzi babo kwirinda ingeso mbi, aho bakifashisha amahirwe bashyiriweho biteza imbere. Abanyarwanda baravuga ngo mbwira uwo mugendana nkubwire uwo uriwe. Hitamo inshuti ugomba kugendana nazo, uhitemo n'ibyo ugomba gukora mu buzima bwawe bw'ejo hazaza bizakubaka, bizagutunga. Wowe wifuza kuba nde? Wifuza kuzaba uwuhe?
ibyo ukora uyu munsi nibyo byubaka uwo ejo uzaba. Umuganga ku ndwara zo mu mutwe Isinyizwe Belize Brandine asobanura ko kwangirika k'urubyiruko mu myitwarire n'imigirire bigira ingaruka ku miryango bavukamo ndetse no ku hazaza h'igihugu. Ndabyibuka hari igihe nari ndimo nkora ubushakashatsi ku bijyanye n'urubyiruko rugerageza kwiyahura no kwihoza ku mubiri, ari naho banagiye batwereka yuko n'inzoga, ibiyobyabwenge biri mu bimwe bakoresha bagerageza kwiyahura ndetse no kwihoza ku mubiri. Rero wasangaga ababyeyi bagize abo bana bagerageje kwiyahura bahabwa akato muri sosiyete muri rusange. Bariya ababyeyi babana rero n'ibikomere bikomeye ku buryo usanga nabo igihe runaka kigera akaba ashobora no kugerageza nawe kwiyahura bitewe n'imyitwarire wa mwana we yagaragaje. Polisi y'u Rwanda isobanura ko igiye kwerekeza ijisho ku bakora ibihabanye n'indangagaciro z'umuco mu ruhame ndetse n'ababikora bifashishije imbuga nkoranyambaga. Ikintu cy'ubwomanzi, burara, ubusinzi, uburaya, kwiyandarika mu kabari, aho zipati ahantu hose nabyo twabihagurukiye. Tuzahera no ku mbuga nkoranyambaga, kandi bagira ngo ntituba tubibona, turabikurikira, turabibona, n'ababikora turababona, tuzabashaka, kuko ntabwo tuzagira abantu bari aho b'ibyomanzi batwawe n'ikintu cyiswe ngo gutwika, barangiza ngo nuko ari abajene ngo bigezweho. Oya. Gusa abasesenguzi basanga hakwiye ubufatanye hagati y'ababyeyi ndetse na leta kugira ngo ingamba zifatwa zigamije kurengera ubuzima bw'abakiri bato zijye zitanga umusaruro. Calixte Kaberuka mu mujyi wa Kigali. Turagushimiye Calixte Kaberuka. Muri iyo nkuru yawe runakomeje ku birebana n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge ndetse n'inzoga zitujuje ubuziranenge. Ubwo wari ubikomeje, reka tubabwire ko mu karere ka Rulindo abaturage barimo n'urubyiruko bagizweho ingaruka mbi kubera kunywa nyine izo nzoga zitujuje ubuziranenge zirimo n'izizwi nk'ibyuma. Kuri ubu ngo bari gushima ubuyobozi bw'igihugu bwafashe icyemezo cyo guca burundu bene izi nzoga kubera ko zari zimaze kubamaraho abantu no guteza amakimbirane mu miryango. Ibi rero babitangaje ubwo ubuyobozi bw'akarere ka Rulindo ku bufatanye n'inzego zitandukanye bamenaga litiro 22,000 by'inzoga zitujuje ubuziranenge. Byo reka tubibaze Robert Byiringiro. Mu murenge wa Buyoga mu karere ka Rulindo niho hamenwa izo nzoga zitujuje ubuziranenge nyuma yo gufatirwa mu mirenge 17 y'ako karere. Bifashishije imyambaro y'ubwirinzi, buri wese yateruraga inzoga ziheruka gucibwa ku isoko zitujuje ubuziranenge, ubundi bakazimena mu cyobo cyacukuwe cya metero 3 kuri 3. Abaturage barimo nabo zagiye zangiriza ubuzima kubera kuzinywa, bashimye iki cyemezo cyafashwe n'ubuyobozi bw'igihugu mu rwego rwo kurengera ubuzima bwabo. Izo nzoga z'amarikeri zirimo n'izindi nzoga zitandukanye zangizeho ingaruka nyinshi cyane. Nisuzumishe kwa muganga mu nyama zo mu nda, cyo kuranza kwivuza ndakira, ariko ndashima leta y'u Rwanda yaciye ibi bintu rwose. Byateje ubukene mu miryango, bisenya imiryango, ingo zarasenyutse kubera izi nzoga. Abantu bapfuye tutazi ibyo bazize, ukajya kumva umuntu ngo yarwaye umunsi umwe yagera kwa muganga agapfa, babyise ngo ni amarozi n'iki, ariko nyuma baje kubimenya imyinjima yarashize, ibihaha byarashize, hose kose inyama zo mu nda, izi nzoga zarabijambije. Kurwanya izi nzoga twebwe icyo tugiye gukora nuko yaba urayinywa njye nimpura nawe nzamutanga, yaba uyicuruza. Urubyiruko rwari rwarabaswe no kunywa inzoga zizwi nk'ibyuma nabo bavuga ingaruka zabagizeho, ariko ngo bafashe ingamba zo kurinda ubuzima bwabo. Iyo nanywaga icyuma nanone ni kwa kundi niyo ugeze mu rwego cya cyuma ukabura ukuntu urya ngo wubake umubiri, ejo mu gitondo wakibyukiraho nanone ugasanga ni ibibazo. Ubwo urumva ni ibintu birebire cyane rwose. Nanjye iyo namaraga kunywa icyuma numvaga ameze neza, ariko amavunane nkayumva mu gitondo yuko nashingaguritse umubiri wose, ukumva nyine imbaraga, waba utagiye mu gasiporo utagahirukamo ukumva waravunaguritse cyane. Iyo nanywaga icyuma ahanini niba njye nawe umujeni natekerezaga ko mfite n'akazi, ntabwo najyaga mu kazi kuko nabaga namaze kuzisinda, akazi nagasibaga, ariko nkumva ko igihe cy'icyuma aricyo kiri imbere. Kuba bari
kuzimena uku nguku biradushimishije twebwe nk'urubyiruko kuko zatwiciraga ubuzima zikadukoresha ingeso mbi zidakwiye tutanateganyije. Umuyobozi w'akarere ka Rulindo Mukanyirigira Judith ari kumwe n'inzego z'umutekano n'abaturage yavuze ko izi nzoga zitujuje ubuziranenge zafatiwe mu nganda ziheruka gufungwa, izindi zifatirwa mu bugenzuzi bwakozwe mu nzu z'ubucuruzi z'abaturage. Twahurije ahangaha duturutse mu mirenge itandukanye hirya no hino mu mirenge, ariko hari amasantere manini dufite yavuyemo inzoga nyinshi cyane. Cyambere tubasaba no kubyirinda kuko birabangiriza ubuzima, ariko bakanadufasha naho byaba biherereye baduha amakuru aho biherereye tubikureho, ariko nkuko bagiye babibona hari hatazwe isatu kugira ngo ibi byose biba byavuye aho bibicururizwa. Ngira ngo rero barabizi, hari n'amabwiriza haragiye gusohoka nyirazo ku munsi w'ejo inama njyanama yuko ibintu babitanze ku neza, babitanga ku bufatanye, ariko nyuma y'igihe cyatanzwe uzabifatanwa yaba ari ubicuruza, yaba ari ubinywa, yaba ari ubibitse, bose bazahanwa n'amategeko kandi abo icyo tubifuriza. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru CIP Nyasi Ngirabakunzi avuga ko ibyaha by'urugomo n'ubujura bikomeje kugabanuka bitewe no guca ibinyobwa bitujuje ubuziranenge. Ibyo byaha cyane ibirebana n'ibyo by'urugomo, ukubita no gukomeretsa n'amakimbirane yo mu ngo ndetse n'ibyo by'ubujura, tukaba dusaba by'umwihariko abaturarwanda, abaturage gukomezanya muri ubu bufatanye n'inzego z'ubuyobozi kugira ngo ibyo binyobwa byakuwe ku isoko n'ibindi bifitanye isano nabyo bikurwe mu baturage, bikurwe aho bicururizwa, bishyirwa ahagenwe, bityo bibashe kubarindira ubuzima n'umutekano. Mu karere ka Rulindo hamenwe litiro 22,000 by'inzoga zitujuje ubuziranenge zifite agaciro ka miliyoni zisaga 100. Kuri ubu muri Rulindo inganda 5 zarafunzwe, mu gihe mu ntara y'Amajyaruguru hamaze gufungwa inganda 34 hamenwa litiro z'inzoga zitujuje ubuziranenge ibihumbi birenga 700. Robert Byiringiro, mu karere ka Rulindo. Turagushimiye Robert Byiringiro. Reka tuve aho i Rulindo tunahindura ingingo twerekeze mu karere ka Kirehe ho ni mu burasirazuba bw'u Rwanda. Ahangaha mugenzi wacu Theogene Twibanire aratubwira ukuntu mu gihe ibice byinshi by'igihugu ibikorwa by'ubuhinzi bibangamiwe n'izuba, ariko abaturage b'utugari dukora ku mugezi w'Akagera mu mirenge imwe n'imwe y'akarere ka Kirehe two dukomeje ibikorwa by'ubuhinzi. Yasuye rero abaturage bo mu kagari ka Saruhembe ko mu murenge wa Mahama. Saruhembe ni kamwe mu tugari tugize umurenge wa Mahama muri Kirehe. Umurenge wa Mahama ukaba umwe mu yigira izuba ryinshi igihe kirekire. Mu murenge ugira utugari abaturage batwo bashobora kumara imyaka 2 nta gitonyanga cy'imvura, icyakora bakagira imana yo kuba baturiye umugezi w'Akagera. Uyu ni wo utandukanya u Rwanda na Tanzania. Uyu mugezi inkuka zawo ndetse n'ibice bihegereye nibyo shingiro ry'ubuhinzi n'ubworozi bwa benshi batuye i Mahama. Icyambu cya Nyamuyumbo ni kimwe mu byambu bikoreshwa n'abaturage b'akagari ka Saruhembe mu bikorwa bitandukanye bifite aho bihuriye n'umugezi w'Akagera. Kuroba hano hepfo. Nubwo ari mu bihe by'izuba, kino gihe izuba rikambye cyane, ukigera kuri iki cyambu ukareba impande zawe uhabona imyaka itangiye kuzamuka, bigaragara ko ihinzwe vuba kandi imeze neza. Tugiye kwitegereza imyaka imbere yacu, ahantu twabonaga hari mu gihuru cy'urufunzo gusa tubonye haturuka y'ubwato. Ubwato buranyura mu kayira gato k'amazi gafite ubugari nk'ubwa metero 1 cyangwa 1.5. Ni akayira bita uruhanda. Iyi nzira ni ukuvuga ngo iyo bigeze igihe dukora umuganda ukayitema ikagenda imeze neza. Ibintu byose birimo muri amisiga kwa reka twumve radiyo Rwanda ngo rwego gufata amakuru natwe dufashe icyemezo cyo kwitira muri ubu bwato ngo tujye kureba hirya y'urufunzo ikibuye. Mu rugendo rw'iminota 5 ukaba ugeze ku nkuka z'umugezi w'Akagera, ahari indi myaka y'abaturage. Hakurya turareba Tanzania mu turere twa Ngara na Karagwe. Ubuhinga nyine tugahingura tukajya gushaka ubwatsi bw'amatungo ukoresheje amato. Kuko ubona nawe imvubu ntabwo muzitinya, muzabiteye kabaho. Iyo byabaye ngombwa tuza mu bwato tugakora hano ahangaha ku nkuka. Iyo imvura izuba ryavuye nyine, iyo bavuye guhinga hano ku nkuka z'Akagera
batahana ubwatsi bw'amatungo baba bavuye kwahira ku nkengero z'uyu mugezi. Izuba ry'igikatu rikunze kwibasira ibi bice rirasa naho ntacyo ribwiye abaturage ba hano mu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi ndetse n'ibikomoka ku mafi. Usanga ari kanje ntabwo tugira indwara z'imirire mibi, za ndwara za bwaki n'ibindi, bitewe n'umusaruro uva mu mugezi w'Akagera. Tubona isamaki, tugira umusaruro w'isamaki mwinshi ku buryo usanga abaturage bacu benshi uwo mwuga bawukora, ku buryo usanga buri muturage ashobora kwinjiza amafaranga nibura ku munsi. Igihe cyiza kuko nazo zigira umwero, ashobora no gusarura 100 ku munsi umwe. Yarobye umunsi umwe agasarura 100, ku buryo usanga rero bituma abaturage bacu umwuga bawukora kandi bakawukora neza kuko bateje imbere. Tugira nanone season ebyiri, harimo season A na season B, tukagira na season C, mu gihe ahandi usanga season C badahinga, twebwe turahinga kuko duhinga iki kibaya cy'Akagera, igishanga cy'Akagera, ugasanga harimo imyaka, mu gihe abandi wenda bicaye badafite ibyo bakora, cyangwa se n'ahandi wenda bafite uburyo bwuhirira. Hari aho buhirira bakoresheje essence, bakoresha za moteri, ariko twebwe hano mu Kagera ntabwo dukoresha moteri kuko amazi aba arimo hasi. Nta muturage uvomera, urahinga, amara guhinga nta fumbire ushyiramo, ubwabyo byifitemo ifumbire. Icyo ukora ni ugutegura wa murima ugatera gusa, bakagaruka babagara, bakaza baza gusarura. Kuba usanga yanze rero mu kwezi kwa 10 na kumwe no kwa 10, ahenshi usanga abaturage bashonje, ariko twebwe abaturage batujya bafata amafaranga. Gusa nubwo bahingayo, icyo kwibaza ni umutekano wabo muri aya mazi banyuramo bajyayo, ndetse no ku kibazo cy'imvubu ziba muri uyu mugezi w'Akagera, nubwo ubuyobozi bw'akagari kaho bwatubwiye ko zitakiri ikibazo. Aho twashyiraho umuferege ubu nta kese tukigira, ni hamwe na hamwe yaciye muri ka kayira k'abantu, kuko imiterere yayo aho umuntu anyuze nayo irahanyura, niyo kubona inguru biteye. Ubu ubonye ari ubwa mbere wagira ubwoba, ariko twe turahamenyeye, natwe tugicamo, natwe tujyayo. Akagari ka Saruhembe kagizwe n'imidugudu 8, itandatu muri ko ikabikora ku mugezi w'Akagera. Gakunze kwimukiramo abantu benshi baturuka ahandi bakurikiye ubuzima bworoshye buhari. Ubu kakaba kamaze kugeramo abaturage bakaba 7,000 bari mu ngo 2,116. Amakuru meza kurushaho ni uko ibikoresho bizafasha kuhira no mu bindi bice bidakora ku Kagera byatangiye kugezwa mu bice binyuranye byo muri Kirehe. Theogene Twibanire, Saruhembe. Turagushimiye Theogene Twibanire. Mwabyumvise ko Akagera ari Saruhembe, rero atari Saruhembe nk'uko twari twabivuze. N'amakuru ya Radio Rwanda mukomeje gukurikira ku mirongo yacu yose ya FM. Ibuye baradukurikira ku 103.9. Hanyuma muri gahunda ya tumenye igihugu, mugenzi wacu Jean Pierre Ndagijimana reka tubwire ukuntu atubwira amavu n'amavuko ndetse n'amateka y'inkomoko y'izina Rwaniro. Uyu akaba ari umwe mu mirenge igize ako karere ka Huye.